Uyu musore witwa Ntabanganyimana Abubakar ubusanzwe izina rye yiswe n'ababyeyi ni Ngendahimana. Avuka mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Maranyundo, mu mudugudu wa Rugarama. Yaburanye n'umuryango we mu mwaka w'1994 mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo yahungaga yerekeza mu cyari Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe Ntabanganyimana Abubakar yatangiye gushakisha umuryango we, ariko ntibyari byoroshye kuko ntiyarazi amazina y'ababyeyi be naho bari batuye ahunga, kuko yaburanye nabo afite imyaka 4, ubu akaba yujuje imyaka 26. Mu myaka y'1998 yagaruwe mu Rwanda na Komite Mpuzamahanga ya Croix Rouge CICR, akomeza gufashwa gushakisha umuryango we, ariko biranga bibi by'ubusa nubwo CICR itahwemaga kumushakira umuryango binyuze mu matangazo kuri radio n'ubundi buryo bukoreshwa. Gusa mu minsi ishize nibwo hamenyekanye amakuru ko yaba afite abavandimwe mu Bugesera, ni mu gihe ariko yabaga mu mujyi wa Kigali. Mu buhamya bwe bigaragara ko nta cyizere yarasigaranye cyo kumenya iwabo, kandi ntiyarazi ko hari umuvandimwe we cyangwa umubyeyi waba akiriho. Ubwo yahuzwaga n'umuryango, ibyishimo ku mpande zombi byagaragariye mu marira. Imana niyo nkuru, Imana tuza kuko Imana yandinze cyane. Abaruzi ko zabona na mwindi byari byaragiye. Gusa nishimiye kuba nongeye kukubona mu maso yanjye, nkaba nongeye gukandagira ku butaka. Ntabwo nari nzi ko bizaba. Numvaga ko ndamutse mpfuye umuryango wawe ukabitanga komeye. Papa tuzi kuntandukana na mama na data, nasigaye ndi jyenyine, nsigara ndi Nyakamwe mu bihe bya Jenoside, ngendera ku bandi bantu ntazi aho bagiye, nanjye nkaca aho ngaho, aho banyuze nkanyuraho, kugeza ubwo nabo baje kunsigara mu muhanda ndi Nyakamwe njyenyine mu nzira za Kongo. Gutyo nza gutoragurwa n'abakongomani, nibo bandeze mu bwana bwanjye. Nyuma HCR niyo yamfashije mu gihe cyo gukura impunzi muri Kongo, ni HCR yaje irankura hamwe n'abandi bana b'impunzi, tuba mu bigo by'imfubyi za ku Kibuye, kugeza igihe badukuramo badushyira mu miryango iturera. Muri njyewe numvaga ko nta muryango nzongera kubona, numvaga ko ari jyenyine, numvaga ko buri kimwe cyose nta muntu nteze kukibaza. Gusa HCR niyo yatumenyaga, niyo yari nk'ababyeyi bacu. Nongera mvuga nti mu by'ukuri HCR njye mbona ari nk'intumwa z'Imana, kuko ibintu ikora n'ibyo ikoreye njye ndumva ari nko kubonekerwa ku bwanjye. HCR cyangwa CICR twajya bavuga ngo umwana we ndabishya inkondo, banshyize mu muryango muri kiriya gihe bafataga abana babashyira mu miryango, banshyira mu muryango, bavuga ko bagiye kunyishyurira amashuri bagezeyo bamfata nk'umucakara, bamfata nk'umukozi. Mbona biranze, bigeraho ndahava, nibera mu muhanda, nibera umwana wo mu muhanda. Gutyo nabyo biranga, njya kuragira inka z'abaturage bakagira $500 ku kwezi, nabyo biranga. Nkora akazi mbese nta kazi kabaho mu buzima bwanjye ntazi, nta n'ubuzima ntakoze kubwo kuba nta muryango nari mfite. Biziyaremye Yohani, umusaza w'imyaka 62, akaba ari nawe se wa Ntabanganyimana, avuga ko mu by'ukuri bari barahebye uyu mwana. Kugeza ubu ntabwo nzi ahantu nanjye mwaba mwaramutoraguriye. Ubwo rero Imana ikora ibitangaza, umwana mbona itangazo nanjye ntanze riciyemo umuntu maho sobanura gutyo, kugeza ubwo base ni ibyishimo gusa. Ubwo yasesekaraga iwabo mu rugo, byari n'ibyishimo ku baturanyi bari biteguye kumwakira. Muri rusange wabonaga bitoroshye kumva uburyo nyuma y'imyaka 22 byashobotse ko uyu musore ahuzwa n'umuryango we. Turebye ibyo amakuru yari yaratanzwe muri icyo gihe atandukana n'iwabo, tureba n'amakuru umubyeyi we yaduhaye.
ubwo turabihuza tugasanga hari aho bigenda bihurira, ndetse hari amazina yajyaga avuga ya mushiki we, ni nayo twabashije no kugenderaho cyane. Nyuma yaho hakorwa andi magenzurwa yimbitse yo gufata umwana tukamujyana ahantu tukamwicaranya n'abantu baba bari mu kigero cye, kugira ngo turebe koko umusaza umubyeyi uvuga ko umwana ari uwe yabasha kumumenya. Icyo ni igikorwa cyakozwe, umubyeyi aje koko yahise abona umwana we neza rwose nta no gushidikanya. Kuva mu 1994 hahagarikwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, CICR ibarura abana basaga 20,000 bamaze guhuzwa n'ababyeyi baburanye bahunga. Kuri ubu ngo haracyari abana basaga 150 bagishakisha ababyeyi, kandi ngo abenshi muri bo bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kongo Brazzaville.